last year mwaka ushize dushaka mu by'ukuri gukomeza kunyeganyeza umujyi wacu wa Kigali ndetse no kugaragaza amahanga ko ibintu byose byiza bibera mu Rwanda. Ngira mu mwaka ushize mwabonye icyo twazanye ndetse abenshi mwarabyitabiriye. So n'ingaruka mwaka rero igaruka every year. Mwaka yariyo edition ya mbere, uyu mwaka edition ya kabiri ndetse n'umwaka utaha dufite agaseke gapfundikiye kandi izabirenze kurushaho ngira ngo. So ndumva ariko nayivuga ni brand igamije kuzana umunezero mu gihugu cyacu ngisanzwe. Thank you. Arakoze cyane rero uwo ni The Ben Tiger. Ladies and gentlemen, reminding you that this is The Ben's concept, this is his identity. Ndavuga the New York Groove. Thank you so much for the partners for being on board as well. Now ku ruhande rero niba mubyibuka neza mu gihe New York Groove yari ihari twashimishijwe no kubona igitangaza cyaje gukurikirana gahunda uko zimeze kuba byibuka neza kandi byari ibintu byiza. Nyiraho Bruce, video zawe twarazibyinnye koko tuzibona kabisa uri mu bicu, ariko kuri no nshuro uri muri gahunda muri rusange. Ariko ndashaka numve ku mutima wawe kuza muri New York Groove kano kanya n'umuvandimwe kano kanya wabyakiriye ute, wabitekereje ute, wateyeho kashe gute uvuga uti amen ndahari? Icyambere ndi umunyagihugu kandi bikunda sana iyo Kigali ishyushye, bifite aho bihuriye n'imimerere yanjye isanzwe. Ndi umuntu wishimira kubona ibintu bigenda neza. So The Ben na team ye baprocinze team yanjye, mbona ni byiza kubera ko urubyiniro dutinzeho ndumazeho iminsi nkorera ibintu bikomeye cyane. Ntabwo njya nterwa ipfunwe no kuvuga ko ndi umuhanzi ukomeye wa mbere, sibyo? Hanyuma icyo ngicyo gituma igihe cyose mpamagawe ntagira ubwoba bwo gukora ibintu nzi gukora neza kurusha ibindi. Ni nabyo nzakora ku itariki ya mbere. Murakoze. Maze rero mumwongera amashyirero Bruce Melody n'ukuri. Now to the members of the press, itangazamakuru cyangwa abo tugiye kuganira, niba hari ibibazo bikeya twacamo aragiye kudufata Joshua hano. Joshua, twigereze mikro ku abanyamakuru, nongere mbasaba ikintu. Niba umuntu yabajije ikibazo nta mpamvu yo kugisubiramo kugira ngo twisubiremo, ni kimwe nta muntu urenze ikibazo kimwe. Please, thank you so much. Twegere rero press members kugira ngo batangire babaze. Time for the press to say or to ask questions that they want to ask. All right, this gentleman, thank you so much. Uratubwira uriwe igitangazamakuru cyawe n'ikibazo urakoze. Yego, ariko n'abandi bari hano mu mpande turajya mu myanya yateguriwe abanyamakuru. Nta kibazo kiri buze guturuka hano mu mpande kuko harimo abafana b'abahanzi bacu. Abanyamakuru turajya muri uriya mwanya kugira ngo tubashe noneho guhabwa umwanya wo kubaza ikibazo. Murakoze. Murakoze cyane, ngira ngo n'ubwa mbere tubonye. Murakoze cyane, nitwa Janvier, umunyamakuru nyarwanda. Icyambere navuga ko ari ugushima kuko n'ubwa mbere tubonye press conference ibereye mu mbuga ngari n'iyi. Twamenye press conference ibera mu hotel n'ahandi, ariko umunsi biragaragara ko Tiger yateguye yaduhaye ibintu byiza cyane. Cyo cyambere niba kireba ibibazo biri byonyine gusa. Cyambere The Ben, umwaka ushize wavuze ko ari amateka adasanzwe wakoze. Ibi bitaramo kuri kubigira ngaruka mwaka urifuza ko n'undi mwaka nawo utaha uretse Bruce uyu munsi tubonye n'undi mwaka utaha nawo ushobora kuzaduha undi muhanzi wundi muzajyana. Hanyuma kuri Bruce nabonye watangiye move, ariko nako bimaze igihe ugaragaza ko ari wowe 001. Nukumvikanisha ko ari we muhanzi nimero ya mbere mu gihugu dufite cyane kuko nze no kuvuga mu bitandukanye. Sindi kubaze ngo witeguye gute mino concert cyane hakazi kandi ukuririmba nk'uko bivuga, ahubwo iri atariki stage performance yawe kuri sanyi ndavuga ko izabigizwe n'iki. Murakoze. Tugerageze tubaze ikibazo kimwe gusa kuri buri muntu. Reka tubafashe bajye basubiza mbere y'ibindi kugira ngo batabyibagirwa. Ngira ngo The Ben. Thank you. Ngerageje gusubiza ikibazo cya Janvier. New York Groove uko twumva za Afro Nation, twumva
za Lollapalooza ni concept ingarukamwaka, hari n'igihe izajya ibaho simbe ndi n'umuhanzi urayiririmbamo, ariko tukazana igamije muri make igamije kuzana umunezero, ibyishimo umujyi wacu wa Kigali, ndetse no kugaragaza amahanga ko iwacu ari ibintu byose bibera. So ni yacu, ni twe ba founder bayo, ariko ntabwo igamije kureba The Ben gusa, izajya yivuga abahanzi batandukanye mu myaka uko igenda izamuka, kandi I promise you ko izaba iri very special each and every year. Thank you. Alright, The Ben, stay there please. Bruce, hari ikibazo ngira ngo wakwegera nawe kutubwira icyo Janvier yarabajije. Janvier yarabajije impamvu ya hashtag. Reka ndabimusubiza muwa nk'urugero, nkunda gukoresha ingero muzajya mubyihanganira. Turi igihugu gitoya gikikijwe n'ibihugu binini bya hatari, ariko kubera ko tuzi abantu turabizi neza ko turi abambere. Ushaka n'igisubizo aho ngaho uraza kubyumva. Hanyuma ibijyanye n'imyiteguro, mbere na mbere I like the idea yuko The Ben twaprochinze, kandi ubundi igitaramo gisanzwe kigenda neza mu mitegurire, mu bintu byose. Nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye nk'umuhanzi w'umunyarwanda. At the end of the day twese turi abahanzi b'abanyarwanda, nta cyabuza gushyiraho itafari ryanjye ndetse no kubashimisha kuko nimwe tubikorera abafana. Rero niteguye neza, nubwo wavuze ngo niwambaza uko niteguye, oya niteguye neza, muzabibona kuri uwo munsi. Alright, thank you so much. Murakoze. Nitwa Emi nkorera igihe. Iki kibazo ndifuza ko bose bakinsubiza, abe Bruce abe The Ben. Uyu munsi iki gitaramo ni kwa gushyamirana kurangiye burundu cyangwa ni igitaramo kibahuje nka business? Murakoze. Akibaje twembe. By honest, ni igitaramo gihujwe no kugira ngo duhe ibyishimo abanyarwanda. That's what you guys deserve. Ndumva ariko nta gusubiza right now. You deserve umunezero tu. Njyewe nagisubiza mu buryo bubiri. Abafana ntabwo bajya babura kutugereranya, ubwo mu yandi magambo nabyo ntibyabura, competition ntabwo yabura, kubera ko bikorwa namwe kandi nimwe bacu. Icya kabiri ariko umuziki nikomeze, niko bigenda, niko bihora, hanyuma rero bikarangira ari ibyishimo kuko twe turi entertaining, ntago dushwana. Yes sir. Yeah. Alright, so next of the questions. Abahungu b'Ikanombe bari he? Abahungu b'Igikondo muri he? Ubwo nyene ikinyenzi ni amatike tukeneye mu group. So next question please. Next question. Thank you so much. Nitwa Patrick de Tena and umunyamakuru wa Fine FM. Ikibazo cya mbere kirabaza The Ben. The New Group Season 1 nabako 2025 yaranzwe na tour ya Prince Love, Lope, Canada, usoreje Dubai. Ni umwaka wakugendekeye gute, aho wagiye ugenda audience wabonye yarakwakiriye gute? Hanyuma ikibazo cya kabiri navuga ko Bruce Melody umwe mu bahanzi bakuze bagufana, uyu munsi wa none navuga ko abonye amahirwe yo mugiye gura kuri stage, ariko kandi umwaka ushize wari wahaye amahirwe y'amano, stage za kumubera nziza, itangira urugendo rwo kumwubakira kariyeri, ariko aza kudutenguha. Bruce Melody noneho we mugiye gukorana nk'umwe mu bantu bakuze bagufana, uriyumva gute ko muhuriye kuri stage kandi nawe amaze kuba umuhanzi munini? Hanyuma ikindi nsoza, umuntu yavuga ko imyambarire yawe abantu bajya bayikritika kenshi, uyu munsi none wambaye neza cyane, ariko se kandi iyo ugiye kwambara uhitamo wigendeye kuko ufite umuntu kwambika cyangwa se ni wowe ubyibwira? Murakoze cyane. Urakoze cyane. Prince Love mwaka ushize guhera kuri itariki ya mbere z'ukwa mbere twayikoreye muri BK Arena, kuzenguruka isi mu magambo magufi yose yabaye success, yabaye nziza. Twasubije muri Dubai, hanyuma kuba ndi kuri stage na Bruce
ngira ngo biragoye kuba hagira umuntu doubting impano ya Bruce. Nibaza ko ni inkuru ihiri igihe. Yiyise #1 muri game, ariko nje I'm one of a kind. Yeah. So we'll see. Mwengo ni #1 muri game, tunengo I'm the #1 of kind. Imyambarire yasengeranye y'ubururu niyo Bruce yambaye. So ndumva ari icyo nagusomeza kabisa. Katwumve rero ngira ngo comment ya Bruce nawe kucyo yari yabajejwe. Ntabwo nibuka bambaza, ubanza tutari njyewe bari babajije, ariko numvise uramuje abajije nkaho twakuranye. Yeah, ntago numva mfite comment narenza kuri ibyo ngibyo. Ahubwo ikisengera icyo wenda ubanza umusaza nawe atitegereje neza, ubu munsi doze mu ikote. Murakoze. Alright, turabura ibindi bibazo nka bibiri ubundi dusoze gahunda yacu rero ngira ngo Joshua dufashe. Arayifite? Okay. Murakoze, nitwa Freddy Musoni, umunyamakuru wa muri The Church. None biranza tuzi ibintu bya Freddy. Ikibazo cyanjye batubweka ni kimwe, nacereka nkibabaze bombi. Iki gitaramo umuntu arebye uko kimeze mu myaka 3 ntabatekereza ko ibintu bizaba, kubera ko kuri social media hose hari icyitwa amakimbirane. Umuntu yavuga ko ni ibintu byiza mu bucuruzi kugira ngo umuntu akore beef kugira ngo azabyaze umusaruro, bikaba nawo umusaruro wa none, cyangwa ni ibintu bibi gukora beef muri abahanzi ku buryo bwo iki gitaramo ari nko kwiyunga, kwereka abantu ngo twiyunze. Donc mwashishikariza iki barumuna banyu, kubera ko muri babiri navuga ngo umuntu avuze ko muri abambere ntago yababeshye, buri umwe mu mboneza. Murakoze. Nduba bakibaza abafana kuko ngira ngo babaza ati byiza gukwitinga beef. So nduba ngiye Fred again. Njyewe nakosora imvugo y'amakimbirane, ntago nigeze nkimbirana n'umuntu. Banza ari n'ijambo riva nko mu Giswahili hari nko gukimbia. Ntago nigeze ngirana amakimbirane n'umuntu n'umwe. Hanyuma rero buri amahirwe y'inkoko ntago ari y'inyoni. Nta n'inama nagira umuntu ngakore nk'ibyo nakoze igihe abona atari byiza, ariko ubona bikubereye, ubona wabibasha wabikora, kubera ko iterambere nyine n'urugendo n'urugamba. Murakoze. Alright, ikibazo cya nyuma y'ikibazo cya nyuma rero turaza gusaba our partners and sponsors kuza kuri stage kugira ngo tuze gufata ifoto nziza, ubundi dusoze gahunda yacu. Ijambo ryawe. Murakoze. Nitwa Kayezu Jean de Dieu. Ikibazo mfite ni ikireba abahanzi bacu, ariko nkora muri RBA, ikireba abahanzi bacu ariko kinareba n'abafatanyabikorwa. Nkeka ko usibye nkeka ko yari event ya mbere cyangwa se igitaramo cya mbere tugiye kubona mu company zingana gutya nini mu gihugu zihurira hamwe zikavuga zitereka tuzana amafaranga tuyashora mu muziki cyangwa se y'abahanzi bacu. Bruce Melody, ibi bintu kuki wowe ubona byaratewe n'iki kugira ngo bibe byarategereje iki gihe cyose? Ubwo na DBN ni karansubiza kubera iki byatinze gutya? Iyo murebye nk'abantu baba mu muziki bawukora bawushoramo amafaranga, ubona byaratindijwe n'iki? Ubwo kampani zacu ziratubwira kubera iki uyu munsi ari bwo mwese muziye rimwe, muratubwira niba biri bukomeze gutya. Murakoze. Mu ijambo rimwe bari bategereje ko abantu babiri babikwiriye bahuza imbaraga. Turabahanzi bakuru twembi, The Ben n'umusiniya murabizi akora umuziki neza, kandi nanjye ndi miseke igoroye iyo bigeze kuri iyo ngingo. Rero abaterankunga impamvu byafashe igihe wenda nuko izi mbaraga zari zitarajya hamwe, ariko uyu munsi ziri hamwe, kandi bikanadufasha gutera imbere nk'uruganda twese ko tungana. Murakoze. Okay, harakoze cyane rero ngira ngo The Ben. Bruce abivuze neza, ariko ndumva ikintu nakongeraho
ni intangiriro y'ibindi byiza biri imbere. Biragaragara ko abaterankunga bacu cyangwa se abapartner bacu cyangwa se izi company zikomeye BK, Bralirwa, Airtel, Engine n'abandi benshi ndabona ari kuvuga nonaha basobanukirwa what we are bringing ku meza y'umunezero w'abanyarwanda ari if I may say so. Nothing else, just to thank you maybe. Yeah. Murakoze cyane. Alright, thank you so much. Ngira ngo basubiza intebe mu gicucu hari agatoya kugira ngo abahanzi bave ku zuba mu kanya. Reka dusabe, hari ikibazo. No. Ibibazo bindi bibiri bya nyuma. Please. Murakoze, nitwa Kasongoye igihe. Nashaka kubaza Ben twumvishe interview ya Mr. Kagame kuri FM ari kumwe na Austin avuga ko yifuza stage azamaga performinga. Bona n'ikindi bakoranye n'umuvandimwe Irene uwo yari gisa cy'inganzo nawe yifuza stage. Mwamwara biganiriyeho se wabonye ibiganiro ubitekereza iki? kuri Mr. kuri ibyo biganiro byo mbwiye nibaza ko ni ikiganiro tuzagirana na team indani. Twabonye ubusabe bw'abanzi batandukanye ntabwo ari abo gusa, ni benshi cyane.